twebwe ntabwo tubifite. Haleluya. Ifeza n'izahabu twebwe ntabwo tugize gute, ntabyo dufite, ariko utwiteho cyane, uturebe cyane, udutumbire cyane, nuraranganya amaso, nurebe hirya, wowe turebe, utwitegereze cyane. Hanyuma numara kutwitegereza cyane, icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Inzira zibaya amahara kubiri, umwijima ugarije isi, abagenzi bayobewe inzira, abasare bayoboye inyanja, imitima yabaye akahebwe kubw'urugendo bamaze mu butayu. Senga Imana tuganire ku magambo y'Imana. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kuko utwemereye kongera kuvugira imbere y'ubwiza bwawe amagambo ahumuriza imitima y'abantu, kugira ngo umanuke iyi mitima yose igiye kumva, uyihe kumvira kandi uyihe kuva mu mwijima, uyihumurize, uyikuraho yari, uyizamure, uyigeze imbere yawe. Reka tube igikoresho, wowe uvuge, ugira ibyo ubwira ubwoko bwawe, ubutangariza amagambo yo kubuhumuriza mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa ibice bitatu, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo waho wa 10. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo saa 9. Hariho umuntu wavutse arema ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe, abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera, arabaduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Amen. Hanyuma n'ubundi ndashaka kugira ngo tuganire kuri aya magambo. Ni amagambo meza cyane kandi afite ibintu byinshi byo guhindura ku buzima bwawe. Ndashaka kuvuga ku bintu bitatu. Ndashaka kuvuga icya mbere kigendanye no kureba, gutumbira, kureba, kwitegereza. Ikindi cyo nshaka kuvugaho, ndashaka kuvuga kumenyekana. Ni ukuvuga ngo kwitegereza nicyo shaka guheraho. Icya kabiri ni ukumenyekana. Hanyuma dusomye amagambo, tubona umugabo wari ufite ikibazo cyangwa se bari barakozemo bizinesi. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye cyangwa se iyo turebye ijambo ryo bita guheka ni ijambo risobanuye mu bintu bitandukanye. Iyo umwana akimara kubyarwa hari iminsi batamuheka, ariko hari amezi ageramo bikaba ngombwa yuko bamuheka. Ni ukuvuga ngo iyo bamuhetse hari ibintu aba abura, hari ibintu aba
atujuje, hari ibintu aba atemerewe gukora kuko aba akiri umwana uhekwa. Hanyuma hano dusomye amagambo ku mugabo wo bahetse. Bibiliya iratubwiye ngo baramuhekaga, ngo bakamuzana hano ku irembo, ngo bakamwicaza aho ngaho kugira ngo abahanyuze barimo kujya gusenga babashe kumuha, abashe kugira ikintu yabakuraho. Noneho uyu mugabo igihe kigeze nk'uko byari bimenyereye, nk'uko bajyaga bamuzana buri munsi bakahamushyira, kandi n'ubundi abahamuzanye aribo bari buze kuhamukura. Hanyuma igihe kimwe cyangwa se umunsi umwe ngo barongera babikora nk'uko babikoraga buri munsi, baramuterura, baramuheka neza, baramuzana, bamushyira hahandi bari basanzwe bamushyira ku irembo ry'urusengero. Noneho kuko bari bamenyereye yuko nyine buri munsi uko baje kuhamukura hari ikintu bahamukura afite, hari ikintu bahamuvana yamaze kubona, bari baragize bizinesi, bari baramukozemo umushinga ukomeye cyane. Haleluya. Nuko Bibiliya iratubwiye ngo akicaye aho ngaho, abantu bahanyuze ni benshi, hari abamuhaye, hari abataramumuhaye, hari abo yasabaga bakamureba, hari abo yasabaga bakamutuka, hari abo yasabaga bakamusuzugura. Buri muntu wese afite uko uburyo yamubonagamo amusabye. Hanyuma ngo yicaye kuri ako kazi ke uko yari yarakamenyereye arimo gusaba, ngo haza guca abagabo babiri. Ni ukuvuga ngo abo bagabo babiri nabo bari bagiye gusenga nk'uko n'abandi bajyaga bajya gusenga. Abo bagabo bamaze kuhaca, bahageze arabareba cyane, arabitegereza, asanga ni abasirimu, asanga ni abagabo beza, abagabo bashinguye, abagabo bafite igihagararo, abagabo bagaragara neza, abagabo bambaye neza, abagabo bakeye mu bundi buryo. Hano muri iyi si dufite ukuntu tujya tubona abantu tukabatandukanya, ukabona umuntu ukavuga ati uko biri kose uyu muntu ni umukire, bitewe n'uko yambaye, bitewe n'uko agenda, bitewe n'uko ahagaze, ukavuga ati uyu muntu uko biri kose ni umukire. Hari n'undi muntu ujya ubona ukavuga ati uyu muntu arifashije ariko aracyaburaburamo. Noneho hari n'urwego ugeraho ukabona umuntu ukabona ni umukene, ukavuga ngo uko biri kose uyu muntu ni umukene, nubwo yagusezeranya ikintu gikomeye cyangwa se gihenze, ariko ukaba utizeye neza ko gishobora kuza bitewe n'uko umubona. Hanyuma rero nawe yitegereje aba bagabo barimo guhinguka, arabitegereza cyane, aravuga ati uko biri kose aba bagabo icyo bari buze gukura muri iriya mifuka yabo kiraba ari ikintu gihagije rwose. Hanyuma ngo baraza, ngo bamugezeho atega ibiganza nk'uko yari asanzwe abitegera n'abandi, arabasaba, aravuga ati nyamuneka rwose nimungirire neza, nimumfashe, nimunyambe, ndashaka kugira ngo nanjye rwose mugire ukuntu mwangenza. Hanyuma ngo bamwitegereje, umwuka w'Imana uramanuka ubazaho mu mwanya wo kugira ngo batekereze ku bitunga umubiri w'uyu mugabo, bo batekereza ku bitunga ubugingo. Ubundi inshuti nziza uyibonera ku bikorwa. Hari abantu mukundana, hari inshuti ugira bitewe n'uko hari ikintu gushakaho, hari inshuti ugira bitewe n'uko yabonye ufite akazi keza, hari inshuti ugira bitewe n'uko yabonye uvuka ahantu heza, hari inshuti ugira bitewe n'uko uhagaze. Ariko abangaba bo bamwitegereje baravuga ngo uyu nawe ni uwacu, uyu nawe ni mugenzi wacu, uyu nawe hari ikintu akeneye. Mbere y'uko abona ibi by'umubiri, hari ikindi kintu akeneye gifite agaciro kurusha bya bindi. Ngo hanyuma ngo bamwitegereje, mwuka w'Imana ubazaho, bahita bagira iyerekwa, babona iyerekwa ryiza cyane. Umwe muri baramubwira ngo rero ibyo udusabye birashoboka, ariko nanone ifeza n'izahabu twebwe ntabwo tubifite. Haleluya. Ifeza n'izahabu twebwe ntabwo tugize gute, ntabyo dufite, ariko utwiteho cyane, uturebe cyane, uducumbire cyane, nuraranganya amaso, nurebe hirya, wowe turebe, utwitegereze cyane. Hanyuma numara kutwitegereza cyane, icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma ijambo riratubwiye ngo arabareba, ngo arabatumbira cyane, arabitegereza,
ngo arabareba, areba cyane ku mifuka kuko yarazi ko uko biri kose hari icyo bagiye gukura mu mufuka bakagira gute bakamuhereza, ariko agira ikibazo cy'uko yabonaga nta winyeganyeza ngo akoze akaboko mu mufuka. Arabareba ariko agira ikibazo nk'icyo nawe ushobora kugira igihe wizeye ko hari umuntu ushobora kugufasha ariko wa muntu ukabona ntacyo akumariye. Hanyuma ngo Petero aramubwira ngo twitegereze cyane. Arabitegereza. Petero atangira gusenga mu buryo bw'umwuka, mu mutima atangira gukurura ubwiza bw'Imana, aratangira kwinginga Imana, atangira guhamagara Imana, atangira kuvugana n'Imana. Wa wundi nawe arimo arabitegereza. Petero nawe atangira guhamagara Imana. Ikirema nacyo kirimo kumureba, arayihamagara, atangira kuvugana n'Imana, atangira kuyibutsa amagambo akomeye, atangira kuyibutsa ibyo yakoze, atangira kuyibutsa amasezerano yababwiye, atangira kubibutsa ibyo yavuganye nabo. Hanyuma ngo arangije ngo aramubwira ngo amufata ukuboko, aramubwira ngo mu izina rya Yesu haguruka ugende. Hanyuma ngo ijambo riratubwiye ngo ikirema ngo kirahaguruka, ngo kimaze guhaguruka ngo cyumva gitangiye gukomera, ngo gihagaze cyumva birakunze, ngo kirinyeganyeza cyumva kirakomeye, ngo gitangira kwiterera hejuru, cyumva ibintu biraje, cyumva ibintu biraryoshye, cyumva ubuzima butandukanye n'ubwo cyari kirimo, cyumva imibereho yakirahindutse. Ariko hari ikintu ushaka kumenyesha, mu mibereho yawe yo guhinduka hari abantu bahomba, mu mibereho yawe yo guhinduka hari ibintu bihomba, mu mibereho yawe yo guhinduka hari bizinesi z'abandi zipfa, mu mibereho yawe yo guhinduka hari ubuzima bw'abandi bujya hasi. Ubundi iyo umaze kuzamurwa mu ntera hari ababa bamaze kumanuka hasi. Haleluya! Nuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kiriterera hejuru, ngo cyumva birakunze, cyumva ubuzima burahindutse, cyumva imibereho ibaye myiza, cyumva ibitekerezo byacyo bitangiye gutekereza neza. Hanyuma intebe cyari cyicayemo cyumva intebe irahindutse. Haleluya! Hanyuma kangaruka inyuma gato, ngaruka inyuma kuri aba bagabo bari baramugizemo bizinesi, aba bagabo bari baramushoyemo, bari baramugize igishoro cyangwa se imibereho y'ubuzima bwabo. Ngo hanyuma ijambo riratubwiye ngo akimara kwiterera hejuru, ngo yirukanka ajya mu rusengero akurikiye ba bagabo, hanyuma ngo agendana nabo, ngo yinjiye mu rusengero. Ba bagabo baramubona, baramumenya. Bishatse kuvuga iki? Baramuteruraga bakamuzana bakamwicaza ku muryango w'urusengero, ku marembo y'urusengero, bo barangiza bakinjira bakajya mu rusengero gusenga. Yego? Hanyuma ngo bamubonye baramumenya, umwuka bari barimo uhita ubavamo, bahita bibuka uburyo imibereho yabo yari imeze neza kubera we, bahita bibuka uburyo bari babayeho neza kubera we. Kuko ubwo babaga barimo guhimbaza, batekerezaga yuko hari bizinesi irimo kwinjiza amafaranga ku irembo. Uburyo babaga barimo kuririmba, bumvaga neza ko uko biri kose bari bugere mu rugo bakarya, bumvaga yuko ikibazo bafite kiri buze gukemuka. Hanyuma ngo bakimubona yinjira mu rusengero, ngo arimo kwiterera hejuru, arimo gusimbuka, arimo guhimbaza Imana, ngo baramubona, baramumenya. Hanyuma bagira ikibazo, baravuga ngo none se ni wowe, ni uriya se, ni runaka, ni Sipiriyani, ni Faustin, none se ni Beatrice, none se ntago bishoboka, none se ni wowe, ntago ari we. Hanyuma ngo bagira ikibazo, barahengereza, barareba, baritegereza, ngo basanga hahandi bari bamushize ntawe uhari. Hanyuma ngo bitegereje neza basanga niwe. Bizinesi yabo birabahombeye, imaze kubahombera, bamwe bava mu mwuka, abandi bacika intege, abandi bariheba, ariko hariho uwari ukize. Haleluya! Bwira mugenzi wawe ngo mwicaranye ngo hariho uwari ukize. Umunsi Imana izaguhindurira ubuzima, umunsi Imana izaguhindurira amateka. Hari abantu bazahomba, hari abantu bazacika intege, hari abantu bazagwa hasi. Umunsi Imana izakuzamura hejuru, hari abantu bazagwa hasi. Haleluya!
haleluya. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riramfashije cyane, iri jambo ndarikunze cyane. Nanjye ubwanjye ndumva rinyinjiyemo, nanjye ubwanjye ndumva hari aho rinkuye, nanjye ubwanjye ndumva hari ahantu rinjyanye. Umunsi Imana izagutabara, hari abantu benshi batari bakuzi bazakumenya, hari abantu bari barakwirengagije bazakureba bakakumenya, hari abantu bagucagaho ugenda ntibagusuhuze bazagucaho bakagusuhuza. Umunsi Imana izagukura ku iryo rembo, iryo rembo ryo wicayeho, iryo rembo ryo umazeho iminsi, iryo rembo ryo wicayeho igihe kinini, iryo rembo ry'ubukode, iryo rembo ryo kutabyara, iryo rembo ryo guca inshuro, iryo rembo ryo kurya uhingiye abantu, iryo rembo ry'amagambo, iryo rembo ubwo buzima buburimo, iryo rembo ryo kwambara ubusa, iryo rembo ryo kugumirwa, iryo rembo ry'agahinda, iryo rembo ry'ibitutsi, iryo rembo ryo kwiheba, umunsi Imana izarigukuraho. Hari abantu benshi bazabimenya, hari abantu benshi bizashimisha, ariko hariho nabo bizababaza, kuko hari abari bafitemo bizinesi, hari abari babifitemo inyungu, abo ngabo bazaba bahombye, ariko hariho n'abandi bazabyungukiramo, kuko bazaba babonye mugenzi wabo, kuko bazaba babonye uwo bagiye gufatanya umurimo. Ndagira ngo nkubwire wowe urimo kunyumva, ndagira ngo wowe uri kuntega amatwi, wowe uneze amatwi, wowe unkurikiye, ndashaka kukumenyesha iki kintu kandi ucyumve. Umunsi Imana izagukura kuri iryo rembo, hari abantu benshi bazabimenya. Ndibuka njyewe igihe kimwe navukiye ku cyaro kibi, icyaro narinuyeho cyangwa se icyaro nakuriyeho cyari icyaro kibi cyane. Na n'uyu munsi ntabwo cyari cyaba cyiza, kuko merutse kugisura, merutse kuhatemberera, nsangana n'ubu haracyari habi. Nibe na mbere hajyaga hera n'ibitoki, ubu ngubu nasanze byarashizeyo. Ariko icyo cyaro cy'iwacu nakuriyeho cyari icyaro gifite amateka, cyari icyaro ntabwo nari narigeze mbona umuntu wakizamukiyeho ngo abe umuntu ukomeye. Njye najyaga nibaza navuga aha hantu koko ubu nzahabonera ubuzima, ahantu nzahabonera imibereho, mwumva mu buzima bwanjye nifuza ko Imana yazagira ikintu inkorera, nifuza ko Imana yazamindurira amateka. Ariko ndashima Imana uyu munsi, kuko iyo ngeze kuri icyo cyaro abantu benshi bakenera kundeba, iyo ngeze kuri icyo cyaro abantu benshi bakenera kumenya, iyo ngeze kuri icyo cyaro abantu benshi baravuga ngo umukozi w'Imana urakoze kuza kutureba. Abantu benshi babase uyu ni wa muhungu wa runaka, uyu ni wa muhungu wo kwa runaka, wa wundi wakoraga ibini. Twaciye mu buzima butari bwiza, hari amateka twari dufite atari meza, ariko Imana uyu munsi hari ibintu yahinduye. Uyu munsi nanjye ndabasha guhagarara nkavuga, uyu munsi ndabasha guhagarara imbere y'abantu nkavuga, ndabasha guhagarara imbere y'abantu nkaririmba. Ndagira ngo nkubwire ngo hari amateka Imana yahinduye. Iyo ngeze ku cyaro cy'iwacu rero nibwo nibuka ko hari ibintu Imana yakoze, nibwo ndeba cyane ko hari ibyo Imana yahinduye, kuko nsanga hari ubundi buzima nicayemo butandukanye n'ubwo nari ndimo. Haleluya. Ndashaka kukubwira ngo umunsi Imana izagutabara, ubuzima bwawe buzahinduka. Umunsi Imana izakurengera, ubuzima bwawe buzahinduka. Umunsi Imana izagukura ku iryo rembo ryo wicayeho igihe kinini, hari ibintu byinshi bizahinduka mu buzima bwawe, kandi abantu benshi bazabimenya, abandi bazabibona, abandi bazabivugaho, ibinyamakuru bizabyandika. Ndashaka kukubwira ngo Imana nikurengera izakumanikira ibendera ryawe. Haleluya. Imana ibahereze umugisha. Nagira ngo nkubwire ngo wowe wumvishira ijambo rikaba hari icyo riguhinduye, rikaba hari ubuzima bwawe rihinduye, ndagusaba kugira ngo udukurikire cyane, ukanda subscribe, kugira ngo ijambo ry'Imana rijye ribasha kukugeraho buri munsi. Kuri iyi channel yacu ijambo ry'Imana ricaho, kandi ijambo rizima rifite umumaro ku buzima bw'abantu benshi. Hanyuma rero wowe ushaka kudukurikira, ntusigare inyuma udakanze subscribe, kugira ngo ukurikire ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Abantu benshi kamvuge kuri aka kantu, abantu benshi ijambo ry'Imana iyo bakanze bakabona ahantu handitse ngo ijambo ry'Imana bacaho bakagenda,
ariko hari igihe tugiye kwinjiramo umuntu wese azajya atungwa n'ibyo yumvishe, umuntu wese azajya anywa amazi yivomeye. Ndagusaba kugira ngo nubona iri jambo nturiceho utaryumvishe, kuko hari ikintu ryinshi, hari ikintu gikomeye rigiye kugufasha kugira ngo rikuyobore urundi rugendo rukujyana mu nzira urimo kwerekeramo. Imana ibahereze umugisha. Amazina yanjye ni yayandi Habimana Jackson, abantu benshi bazi ku izina rya Yaritamuruye. Nkuko mubizi ndi umubwiriza butumwa bwiza, ariko nanone nkaba n'umuririmbyi. Imana ibaha umugisha. Iyo usuye iyi channel usanga indirimbo zanjye, ugasanga ijambo ry'Imana. Hanyuma kora uko ushoboye kose uryamamariza abandi, urisharinge mu bandi bantu, mu magurupu ufite, ahantu hose ushobora kurigeza urihageze, kugira ngo Imana iguhereze umugisha. Imana ibagire neza kandi Imana ibaha umugisha. Murakoze, mugire ibihe byiza. Imana ibagire neza, murakoze. Amen. Kadusenga Imana. Uri Imana nziza cyane, urakomeye usumba byose, uri igitangaza, uri umukozi w'umuhanga, uri igitare gikomeye cyane. Iri jambo twumvishe ni ijambo rihinduye ibintu byinshi ku buzima bw'abantu. Hari abantu benshi bari barushye bitewe n'igihe kinini bamaze bicaye ku irembo. Hari abantu benshi bamaze iminsi bicaye ku irembo ry'ubukene, irembo ry'ubugumba. Hari abari bicaye ku irembo, amarembo atandukanye, ariko buri muntu wese irembo yiyumvishemo yari yicayemo. Ndamusengeye kugira ngo urimukureho mu izina rya Yesu. Nkuko wankuye kuri kiriya cyaro cyo bitaga mu kibira, ukakimvanaho, ukanzamura ukangeza mu mujyi wa Kigali, ukanzamura ukandenza mu mujyi wa Kigali, ukanjyana no mu bindi bihugu. Niyo mpamvu nanjye nsenze kugira ngo ugire ibyo uhindurira abantu bawe, abantu bacitse intege, abantu bari bihebye, abantu bari bananiwe. Ndibuka hari igihe wavuganye nanjye urambwira ngo nzakuzamura, urambwira ngo nzakugira umuntu ukomeye, urambwira ngo nzakujyana mu bindi bihugu kandi uzabwiriza y'ubutumwa bwiza. Nkuko wabivuze nta na kimwe wigeze ubeshya, kuko uko wabivuze warabishohoje kandi na n'uyu munsi uracyabisohoza. Niyo mpamvu ndi kuvugira kuri uru rubuga, niyo mpamvu ndi kuvugira kuri iyi channel, niyo mpamvu ndi kubwira isi yose uyu munsi bakumva ijambo ryawe, niyo mpamvu ndi kuhagarara nkavuga ijambo ryawe, abantu bose bakaryumva, ari abari mu bihugu bitandukanye bakaryumva, nuko hari ikintu cyiza wankore. Niyo mpamvu nanjye magaze muri ubwo bushobozi, magaze muri ubwo bubasha, magaze muri ubwo buhanuzi. Ndahanurira abantu bose bari bicaye ku irembo ry'igisuzuguriro, irembo ry'agahinda, irembo ry'amarira, irembo ry'ubukene, irembo ryo kwambara ubusa, irembo ryo kutagira ibyo kurya, amarembo bari bicayeho bose uyabakureho mu izina rya Yesu. Babone umunezero wawe, babone agakiza kawe, bagubwe neza, buzure umwuka wera, kandi bagire icyizere n'ibyishimo by'uko ku munsi uheruka bazahabwa ubugingo buhoraho. Urakoze bana na buri muntu wese, umwuzuza umwuka wawe wera, bayoborerwe mu ijambo ryawe, kandi umutaka wawe ubatwikire, bareke kunyagirwa n'iby'iyisi, bareke kunyagirwa n'ibinyagiye abandi, bareke kunyagirwa n'ibinyagiye abantu benshi. Dore abantu benshi baranyagiwe, bafite ibintu byabanyagiye, bafite ibintu byabazengereje, bafite ibintu byabananiye kureka. Ariko nsengeye umuntu wese wumvishira ijambo kugira ngo ibyari byaramunaniye byose abishobore mu izina rya Yesu. Mwuka wawe wera amanukire ku buzima bwe, ibyari byaranze guhinduka bihinduke, imigozi yari yaranze gucika icike mu izina rya Yesu. Urakoze, tugukomeye amashyi, twishimiye kuko hari icyo ukoze ku buzima bwacu. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen.